Kubasuhuza mwese abo dukomeje kubana umunsi ku munsi mubasha gukurikira ibiganiro mbagezaho bijyanye na gahunda ya counseling, gahunda yo kwivura kugira ngo umenye uburyo ushobora kwifasha mu gihe wahuye n'ibikomere bitandukanye, cyangwa mu gihe utiyumva neza mu mibereho y'ubuzima bwawe bwa buri munsi, kuko akenshi hari igihe abantu bakenera umuterapiste cyangwa umukansara kuko wenda yumva yahuye n'ibikomere, yumva yakomeretse, ariko no mu gihe wumva mind yawe idatekereza neza uba ukeneye umuntu ugufasha kwisubiza ku murongo. Ibi ntabwo yabisebeje, nta n'ikimwaro kirimo, kuko umuntu wese natwe ubwacu aba therapist, natwe hari igihe dukenera mugenzi wacu. Ushobora kwikorera self evaluation, ariko hari n'igihe ukenera mugenzi wawe kugira ngo ubashe gukora dechargement y'ibintu uri kwiyumvamo bitameze neza, wumva umutwe wawe waremereye, ufite ibintu byinshi byakuvangiye mu bwonko, uba ukeneye umuntu ugufasha kugira ngo ukore discharge, hanyuma ubashe kugira gute kwikiranura n'ibyo bintu bikuremereye, maze urefreshinge ubwonko bwawe. Ndagushimira wamaze gukora subscribe, mbona n'amakomment yanyu menshi, ndetse munananyandikira kuri nimero yanjye nkoresha, kuko ibiri ku kiganiro ni byiza cyane, kandi mbona benshi bigenda bibafasha, benshi nubwo bibagora kwikorera self evaluation kugira ngo mwe mwakivura cyangwa mwifashe, kuko si buri muntu wese ubasha kugira ubushobozi bwo kubasha guhura n'umuterapist cyangwa umukansara, ariko hari duke ngenda mbabwira uburyo mushobora kwifasha kugira ngo wumve umerewe neza. Yego si ibya burundu, ariko biragufasha dans certain moment, hanyuma ukongera ukamera neza cyane. Nabwiye ko nzajya mbaha session nkurikije ibitekerezo byanyu cyangwa ibyo mwagiye munsaba bishobora kubafasha. Ngira ngo rero ndi buvuge cyane, negeze nanakivugaho wenda, ariko ni byiza ko gisubiramo. Ni gute umuntu wabuze umuntu we, yitabye Imana cyangwa yabuze, umuntu aragenda akabura pe, nkunda kubibona amafilime cyangwa no mu bihugu byo hanze, ugasanga umuntu yaburiwe irengero, yagiye yabuze neza, ugashaka ugaheba. Ese uwo muntu yakitwara gute muri icyo gihe? Ese ni iki yakora? Byagenda gute? Kuko gupfusha umuntu ni ibintu bisanzwe, wowe akagenda wamukundaga, ni umugabo wawe, ni umugore wawe, ni umwana wawe, ni inshuti wakundaga, ibyo birashoboka. Abantu baragenda umunota ku munota, umunsi ku munsi, bakagenda ukagira gute ukababura. Ariko ikibazo kiba kwakira ibyo bintu byakubayeho, kwakira icyo gihombo wagize mu buzima bwawe, kuko abenshi usanga no kubyakira bibagora, ugasanga no bakurije kugira depression. Wenda umuntu yabuze yari umuroro Dore, yari umuntu uri iruhande rwe, uri close ye, yabwiraga buri kimwe cyose. Uretse no kubamubwiraga buri kimwe cyose, yanamufashaga, yari umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Reka twifate ko yari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, uramubuze, yitabye Imana, aragiye cyangwa muratandukanye. Ubwo uhita utekereza ngo mbese uyu muntu tumara imyaka 5, imyaka 10, 15 twizerana cyangwa tubana, ndongera kwiyesitara mu buzima bushya gute? Ni gute nshobora kubaho ntamufite? Ubundi nicyo kibazo kiba gihari. Buri muntu atangira kwibaza ngo mbese ndaza kubaho ndafite kanaka? Ese ndibuze kubaho ntabona kanaka ngo tuganire? Aho ngaho rero nujya kure ugasanga umuntu abaye nk'uri wenyine, ugasanga umuntu abaye alone, agumye ari wenyine, ku buryo nta muntu ashobora kongera kwizera ngo amuhambukire baganire, ku buryo nta muntu ashobora kubwira ibintu biri kumubaho, agenda akabigumana. Wazana n'ikiganiro kivuga kuri wa muntu, ni wa mugabo witabye Imana, ni wa mugore we, ni wa mwana we, ni ya nshuti ye, wazana ikiganiro kivuga kuri uwo muntu, agahaguruka akagenda. Abenshi bibabaho mwebwe, abenshi mukurikiye kano kanya ibyo bintu bibabaho, ukaba ntiwifuza no kubona ifoto ya wa muntu, n'ahantu mwakundaga gusohokera ntiwifuza kuhagera. Mbese ikintu mwahuriragaho kuri uwo muntu ukagira gute ukakibagirwa. Aho ngaho ugira ngo uri kubasha gukira ibyo bintu ngo nabyibagirwe, kumba ahubwo uri kwitabika, uri kwiyangiza kurushaho. Aha ngaha mugiye kumbaza ngo arufa ibyo bishoboka bite?
kuko akenshi iyo tuganira n'umuntu wenda ari gufasha nk'umuntu wenda n'umuntu wagize ibyago yabuze uwe, yabuze umuntu yakundaga, kwiyakira byamugoye, kugira ngo musubize muri bwa buzima cyangwa yongere arefreshinga ubwonko bwe busubire ku murongo, rimwe na rimwe bakeka ko ari ukumujyana kure y'ibintu byakwibutsaga wa muntu, cyangwa ukajya kure y'ibintu byagubuzaga na wa muntu. Oru ntabwo ari byo, ahubwo none umva igisubizo nkuzane ni iki ngiki. Kugira ngo ujye kure y'ibintu bikwibutsa umuntu wabuze cyangwa wakundaga, ahubwo ni byiza kubyegera cyane kurushaho. Niba ari amafoto yazane ari muri telefone, ahubwo yarebe kenshi cyane. Niba ari ahantu mwakundaga gusohokera muri kumwe, ni byiza kujyayo ahubwo ukajyaho kenshi. Niba ari ikintu cyabahuzaga, ni byiza ko icyo kintu kigarura mu maso yawe kenshi cyane, kugira ngo ugihunge. Ibi narababwiye ndababwira ngo iyo ushaka gukira igikomere uragifesinga, ntabwo ugihunga. Iyo ushaka igikomere cyawe gikira, ni byiza ko uhura n'ikintu cyagukomerekeje. Ntabwo icyiza ari ukugihunga, ahubwo ni ukuhura nabyo ukagifesinga, ugahura nabyo. Narababwiye ngo niba wakomerekejwe n'isuka, for example, ni urugero ngiye kubahereza, kandi ukaba uri umuhinzi, ese ntuzongera gufata isuka kandi utunzwe n'umurimo w'ubuhinzi? Ese niba ari umushoferi ugakora impanuka kandi ari cyo kintu uzi gukora cyonyine neza, ese ntuzongera gutwara imodoka? Uzabaho gute? Nimba se wari umukristo mu rusengero ugakomeretswa n'umupasiteri cyangwa n'umuntu ukuyoboye, kandi ubuzima bwacu bwose tugomba kubishyiramo gusenga, ese uzacika mu rusengero abapasiteri bose bafate kimwe? No, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Iyo ushaka gukira ikintu rero uhura nacyo cyangwa ukakihata, ukagifesinga, ntabwo ugihunga. Ese niba wagiye umuhanda ukavunikiramo, ntuzongera kugenda ugiye kuguma mu rugo? Ugomba kugenda muri wa muhanda ukawumenyera, ukagenda bisanzwe, kugira ngo wumve ko ari ibintu bisanzwe nyine byarabaye. Ni uko uhura nabyo rero. Iyo ngeze aha ngaha wenda ndi kwigisha abantu turi kumwe, barambaza ngo ese umuntu wapfuye nyine uhura nawe gute? Hari ikintu twita physical discharge cyangwa déchargement iri physique. Ayo ni amaterime yacu dukoresha, cyangwa ni n'uburyo bwacu dukoresha. Ntabwo ngiye kugusobanurira, ubwo ngomba kubusobanura undi gufasha muri uwo mwanya, ariko birashoboka kwishyira mu mwanya wa muntu, cyangwa ukazana ibintu byinshi n'ibimenyetso cyangwa bikwibutsa wa muntu. For example, wenda ushobora kwakundanaga n'umuntu wenda w'umuhanzi uririmba. Ni byiza gufata za ndirimbo zo ukaziririmba kenshi kugira ngo umenyere kuzibona, n'ejo utazacika kumva indirimbo kubera yuko umuntu mwatandukanye cyangwa umuntu wabuze cyangwa witabye Imana yari umuhanzi, ntuzongera kumva indirimbo ze, uzazumva. Niba abantu bari kuvuga ku muntu wawe wabuze cyangwa ku muntu wawe witabye Imana, si byiza kuhunga, ahubwo ni byiza ko wicara ukumva na bwa buhamya, ukumva n'uburyo abantu bamufataga ibyo bintu byose, ukabyumva ukabishyira muri wowe. Ukoro ni kugenda ubasha gukira cya gikomere. Ntabwo ko gukira igikomere ni ukuvuga, ni ukuvuga ku bintu byakubayeho, ni ukuvuga ku bintu biri kukubaho, ni ukuvuga ku bintu wanyuzemo. Ntabwo ari kugenda ngo wigunge ubingunge ugume wenyine. No, ntabwo icyo gihe uzakira igikomere, ntabwo igikomere cyawe cyakira. Kuba se warakomerekejwe n'abana wabyaye bivuze ko uzongera kubyara? No, ntabwo bishoboka. Iyo mba ndi kubafasha ni uburyo bwo kunyera gutekereza ngo ariko ngewe niba nari ifitiye case, wenda wabuze umuntu wawe wakundaga ni kera cyangwa n'ejo bundi cyangwa ejo uzamubura, we never know, kuko turi mwese. Ejo yagenda, nzabyitwaramo gute? Nzabigenza gute? Mbese n'iki nzakora muri icyo gihe? Ese nzitwara gute? Ibyo rero ni byahangaha ibiganiro bigenda bitambuka kugira ngo bibe byagufasha. Ngenda nzana topic cyangwa ngakora agaseanse kamwe nkurikije ibitekerezo byanyu cyangwa ibyo mwasabye kugira ngo tube twabivugaho. Ikintu nashaka kubabwira kuri uyu munsi,
ni ku bantu babura abantu babo bakundaga, ku bantu babuze abantu babo bakundaga, ugasanga umuntu niwe wamubuze winjiye muri depression. Niyo ubonye umuntu usa na wa wundi wawe witabye Imana ushaka kwiruka, icyo ni igikomere cyamaze kuba igikomere gikomeye cyane. Kandi uko urushaho kugenda uhunga ibintu bikwibutsa wa muntu, niko ugenda wangirika kurushaho. Nimuza kujya kuri iyi channel muraza usangaho ari session nakoze ivuga ngo garura inzibutso z'umuntu wakundaga. Izo nzibutso nizo zigufasha gukira bya bikomere bya wa muntu. Oro nubihunga rero uzaba uri kwiyangiza cyane kurushaho. Ndabakunda cyane murabizi, ibibazo mwa mufite muzajya mubyandika cyangwa mufate iyo nimero yanjye munyandikire kugira ngo tubashe kubiganiraho. Niba ukeneye nawe kandi session, ukeneye umuntu wagufasha uranyandikira ukambwira, ntaba ndi kuboneka nkabwereza n'abandi bakagira gute bakaba bagufasha. Dukeneye kuba mu buzima buzira ibikomere, dukeneye kuba mu buzima bwiza bumeze neza. Imana ibarinde rero kandi ndabakunda cyane.